nakundanye n'umwana w'umusore dukundana mu bintu by'amashusho media then turangije turamenyana bigera kure arampamagara so yaje kunsura ino asubirayo biba ngombwa ko nanjye njya yambwira ko yamboneye akazi yabaga hehe yabaga muri Amerika yego njyayo ngezeyo nzi ko ari akazi keza yamboneye nk'umushiri wanjye ngiye kureba nsanga ni akazi kabi nakazi ko gukina amaporono gusa rero njyewe ukuntu mbona ko kwambara ubusa ku giti cyanjye ari umuntu uba wambaye ubusa nyine nyabusa kuko ntabwo wabuze abantu kuvuga so abantu bavuga ibyabo bishakiye bibarimo umuntu ni umuntu nyine kigaragaza ko uri umuntu nuko ugomba kureba ikintu ukagiteraho komenti utambara isutiya rero njyewe nuko ndayambara ahubwo nambara ikintu bitewe n'isutiya kuba ntayambara byaterwa n'umwenda nambaye kubasuhuza no kubaha ikaze mwebwe mama dukurikirana mwana natwe dukurikirana umunsi ku munsi aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongera kubasuhuza no kubashimira kandi tubaha ikaze mu bindi biganiro byacu tuba tujemo nitwa Patrick mwaha ikaze ko ubana natwe umunsi ku munsi kuri Yawe TV namwibutsa ko kandi dufite website yacu yawetv.com iyi nayo igufasha kumenya amakuru kabaho ufite amakuru ikintu cyambere amakuru yizewe kandi agezweho n'andi yasanga uretse kuri iyo website nziza cyane ya yawetv.com mwabamwibutsa kandi ko ushaka gym nziza cyane mu gihugu ni Body Max Fitness ahangaha yo hageze ubonye igisubizo ku mubiri wawe yaba wakora imyitozo itandukanye irimo guterura ibyuma dufite abatoza baguha imyitozo ijyanye n'umubiri wawe dufite sauna ni massage ku bantu baba bafite umunaniro bakeneye ka sauna dufite swimming pool ku bantu bikundira koga udusanga mu Giporoso usana werekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop kati ibumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness bahamagare kuri 07883580 tuguhe izo serivisi mbangubwiye haruguru maze kuba ikaze rero tutangiye show yacu uyu munsi aho muri ibyo muri mu ukora twizere ko mukomeze guhirwa n'ibyo murimo bitandukanye uko murimo kubona kuri zanyu turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane usa neza cyane tujye kuba tuganira aza kumenya byinshi kuri we n'impamvu yatugendereye kuri Yawe TV tugiye gutangira tumuha ikaze uraho neza amahoro umeze gute tumeze neza ameze neza koko tuguhaye ikaze kuri Yawe TV wakoze cyane kutugenderera urasa neza kabisa ni amafaranga ntago ari cyane guhera hasi ku nkweto ruzamuye imyambarire ni ijipo ni ikanzu duherena narija se cyane izaba uturinete udusatsi n'impeta ndayibona uri mariye umukobwa uri mariye oya iyo mpeta niyo uyambitse niyo niyambitse ku basore bari bavuze ntabwo ari uko babuze ahubwo nyine hari ukuntu bumva birambiwe cyangwa ubona utarimo ubona abari seriye baza kuyikwambika oya ninjye washatse kwiyambika gusa numva ni byiza wumva bitaba byiza kurushaho ubonye uyikwambika cyane habura iki ni igihe kitaragera ugirirwa n'iki ku gihe cyageze nyine ibintu biraba ukabona birabaye bigutunguye abasubira iyi minsi gahunda ngo yo kudakora ubukwe wapi bayivemo bakwambika imitari sukosesha cyangwa aravuze ngo ntagikwe wowe urabufite ariko njye ndabufite byiza cyane kabisa nanjye ndabufite yego haba habura iki se ngo bakwambike impeta nta muntu ufite mukundana kiburasi ni igihe nyine kitaragera so igihe nikigera cyangwa abasore b'iyi minsi ntabwo bari seri iyo bavuze ngo ariko umusore ntabwo ari seri baba bavuga iki umusore se nyine numva ari abakobwa bivugishwa ngo abasore baba batari seri nyine abasore baba batari seri ubwo umusore utari seri bameze gute so urabiyobeyeho kuko ntabyo nzi ngiye nyine umusore ujabiriye ubwo ujabiriye mu buhe buryo nyine ufite ibintu byinshi mu mutwe ndetse uba ushaka ufite bike none se usugo nagusobanurira nsobanurira twumva umuhungu uri seriye n'umuhungu utari seriye banandukanyiriza umuhungu uri seriye n'umuhungu utari seriye yego
so umuhungu uri seriye yego nyine wa muhungu uramubona Yego. umuhungu nyine uvuga amagambo make yego ariko mu magambo make avuze ari amagambo y'igikorwa yego y'igikorwa ubwo no kuvuga ngo niba muhise mugikubitana agatagwa ati reka nkwambike impeta ubwo ni ubwo ushaka w'igikorwa oya w'igikorwa ntabwo kwambika impeta ari cyo kumva muri igikorwa so umuhungu muzaganira ukabona arimo araguha ibitekerezo yego ukabona mu biganiro mugiranye havuyemo nka bibiri biteje imbere mu mikorere yawe ya buri munsi cyangwa se mu rwego yego n'umuhungu nyine uzakugira n'inama uzabona ko muri kumwe nyine mu buzima bwose ufite uwo ari seriye utari seriye none utari seriye si ubanza ntaho nzi njye se ko ndi seriye namenye abatari seriye gute umuhungu utari seriye bamubwiza ukese abahungu batari seriye barahari okay mbwira twumva ahubwo batari seriye bameze gute abahungu batari seriye ni wa muhungu nyine uzakubwira ibintu nta bindi murateretanye ntashobora kubaza amakuru bimeze gute mu kazi kawe ese urapanga iki akubaza nyine amagambo mazima ahubwo akaza akubwira ati shiri biteze amakuru mwaho dusohokeye weekend yageze ese gusohoka ikintu bitwaye niba bikeneye mu rukundo biba bikenewe ariko akana kumva ko uko uhamagaye umuntu ari ugusohoka uko uhamagaye umuntu uracyatubwira iby'umusore utari seriye komeza tubwire uko uhamagaye umuntu twagiye nkaho mu kabari nkaho ngo ku mazi nashaka kubaza ati se shiriye mu kazi bimeze bite ese nicyo uteganya mu minsi iri imbere future urimo urayipanga ute bakubaza ibintu nyine nk'ibi akaza akubwira shiri uri hehe ndi ku kabari wahansanga uri hehe tugende weekend yageze tujye ku mazi dufate iminsi 3 ntabwo umuntu urugo rwazaba urumva icyo gikora ati nsura ngo nsura so nimba umusuye akumva nyine buri gihe cyose agomba kukubona agomba kuguhamagara akakubona mbese niba umusuye waravuze ngo niba umusuye nyine mbese sinzi niba umusuye nyine bigenda bite ntabwo nzuze ntabyo wumva ntabwo niba kubyo maze nabikubajije nimba umusuye nyine ukora ibintu nazi mbese ko abantu bakundana kubikora ibyo bintu utazi hari ikintu bitwaye okay friends sana that's how we do it uyu munsi niko dutangiye show yacu uyu munsi ikiganiro kibuze ko ari cyiza cyane kabisa ariko tujye tubwira abantu ko yitwa njye nitwa Patrick wowe wakwita banyita Nema n'abantu bamaze kubaza amazina bangana iki Nema we kumbaza amazina kazina ni benshi byatanye ntabwo ari benshi ese ubyibagirwa bitewe n'uko nari benshi oya ntabwo simbizi ntabwo bizi yitwa Nema niyo tugiye kuba tukiganira muzungu agakweto kawe kagura gute ese ubwo wagenda nko mu mabuye cyangwa ugenda mu muhanda gusa kameramani ajya amanura w'agakeya turebe sinahagenda kugenda ku makaro yego hose nahagenda ugendera ku makaro gusa no ahantu hose nahagenda no mu muhanda w'amabuye yego mu mikoko sogwa ntiwagwa oya ntabwo wagwa n'imisatsi uturinete tumeze neza cyane gafone keza gafone ni gashyashya ariko kubera mbonye akapa ka purayisi oya ntabyo mvuze ntabwo babyumvaga abantu ntabwo babyumvise Nema amakuru y'iminsi ni ukuri twishimiye kubana nawe no kuganira nawe Nema impamvu kino naho wadusuye kuri Yawe TV bamaze kubyumva ko Nema ariwe tugiye kuba twiganirira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi hanyuma Nema ni muntu ki niye story yatuzaniye kuri Yawe TV ndakubaza ngo niye story tuzaniye no kuri Yawe TV stories ubuzaho bihenze ubuzaho bihenze byanyenze bite so nyine
kugira ngo tujye tumenya uko ibintu bimeze abantu umuntu ni mugari twese iyo sitori nzanye rero uba nazi ndashaka kubaha sitori wenda ibyambayeho ntabwo nifuza ko ari undi muntu byazamuka so sitori nzanye ni iy'umuhungu uwo bita boyfriend umukunzi si wowe wabimbazaga so nari mfite umukunzi twamenyaniye muri social media social media niho twamenye social media yihe Facebook yego turamenyana turateretana turakundana yego umuhungu yaratuye muri Amerika yego nyine nanjye njyaho nyine ndavuga ati pe ndagenda ndamukunda ariko ubyumva yego ariko sha nyine yaranyemukiye pe cyane umwana subu navuga ko ari umwana mubi simbizi gusa nyine twarakundanye turakundana cyane turamenyana nyine cyane bihagije pe yego umva ngo yanaje no mu Rwanda turabonana numva nyine ndamwishima mbona ni umwana mwiza ndavuga ati shama Imana ishimwe ariko yaje mu Rwanda kundeba turabonana asubira muri Amerika asubiyeyo hashize igihe hashize nk'ukwezi turi kuvugana arambwira ati sheri bebe wanjye nakuboneye akazi yarasubiye muri Amerika ngo wawo mboneye akazi byiza pe ndamubwira wambwiye ako kazi se akabita yanga kubimbwira wowe gusa nakuboneye akazi bebe wanjye okay nari kuko kubera nari mwizeye n'uburyo nyine ni boyfriend nyine boyfriend nawe urabyumva twari twaramaze no kubonana arangije tuvugana ngo yambonye akazi nyine ndabyishimira mbibwira no mu rugo ko nabonye akazi ariko nabonye ahantu kure nyine hanze pe turavuga ati ikibazo deni mu kigo turavugana ngeri yanyoreza n'amafaranga shaka ibyangombwa n'amafaranga ya tike yaranyuze ndagenda ndamusanga ngezeyo aranyakira nka boyfriend wanjye turaguma umunsi wa kabiri uwa gatatu nibwo twaganiye ku by'akazi arambwira ati uyu munsi ndi bugutware akazi nakubona uzanye ibyabaye nibi byagenze gute sinzi uko nabivuga pe cyakoze abahungu muri isi nagezeyo tugiye ngagiye kumwereka ku kazi yamboneye ngiye gusanga akazi yamboneye usanga ni akazi katanabaho ni akazi nyine kadakwiye umwana w'umukobwa wiyubaha umunyarwandakazi deja urumva mbona nyine ni ibintu mbese ntazi uko bwabo uza ku kazi arakiki naki ibikorwa soni no kuvuga naki ibikorwa soni no kuvuga nabyumva ntabwo byumva ayo naki ibikorwa soni oya ntabwo nyine okay ibyo bitanga amaporono ni akazi ko gukina porono yari yagushakiye kanimaje ukinjiza amafaranga menshi bigira amafaranga ibintu nk'ibyo ndambwira wati jewe umukobwa nema w'umunyarwandakazi njyewe nyine biriya bintu koko uravuga ishuri ako kanya twese twumva mbese sinari nitaye ngo ndi mu gihugu kitari cya mbese ibyo byose nigeze mbyitaho gusa nahise mubwira ati n'undi munsi
n'undi musidi umukobwa wiyubaha ndiyubaha nkesha agaciro so rero wowe ntabwo waza gutuma muri ibintu ntazigera no mu buzima so nyine bigenze gutyo bituma mva wenda mbere ko tugira aho ngaho reka tugaruke mu Rwanda muhuriye kuri social media muravugana mwatangiye muvugana muti watubwiye bimwe mu biranga abasore bari seriye mutangira kuvugana wowe wabonaga ibyo byuzuye kubera nabonaga byuzuye twaraganiriye agira umwana mwiza turaganira nyine mbona umwana mwiza ahubwo nyuma nyine nibyo ngo kugira ngo umuntu w'umugabo nyuma nibwo yahiye hanyuma ibi no kuza mu Rwanda byo byaje kuko yaje mu rwego rwo kureba yaje mu rwego rw'akazi usanga kuza mu Rwanda byo byagize aho ngaho nyine wumva ko ibintu byari bikomeye yaje yavuye muri Amerika aje ari wowe umuzanye yewe n'igihe yari aje uramuzana ava muri Amerika aza mu Rwanda mwabonaniyeho icyo gihe mwarararanye yarakurebye agasobanura nka boyfriend ntabwo nawe byaravuze byagize bite ageze mu Rwanda wagiye kumwakira byagenze bite agera mu Rwanda ko twe turi kuvugana ngiye kumwakira ndamwakira nyine turabonana nka boyfriend wanjye so ibindi byo oya uramwakira mujyana aho yabaga nuko ujya no kumwereka mu rugo ujya no kumwereka mu rugo iwacu oya nari ntaramujyanayo wari utaramujyanayo hanyuma murahuye mu Rwanda yamaze iminsi gahe ibiganiro mwagiranaga byaguhaga ishusho ki n'ibiki mwapanga none hazaza so ibiganiro twagiranaga wabonaga nyine dufite future imbere yacu wabonaga turi kumwe ariko nyine nyuma nibwo yaje kunkorera ibyo bintu numva ndamwanze numva nyine ntabwo twakomezanya then bitamubwira tubireke mubireke ubwo wenda aho ngaho twageze muri Amerika hanyuma noneho mukiri mu Rwanda yahamaze igihe kingana iki mu Rwanda yahamaze ibyumweru bibiri mu byumweru bibiri mwabonanyemo kangahe cyangwa mwarabanaga ntabwo twabanaga mba mu rugo ntabwo twabanaga nagendaga nkamureba mu gihe ntari mu kazi so nkamurebaho nyine ukamurebaho nyine nyine twarabonanaga mwarabonanaga ni icyizere cyihariye yarakuremyemo ku buryo muryamana utaramugeza no mu rugo ngira kubyo ko twaryamanye ntabwo yarinze ava mu Rwanda butaryamanye hanyuma noneho avuye mu Rwanda noneho haciye igihe kingana iki avuye mu Rwanda atangiye kwemerera akazi so yahaciyeho amezi abiri aravuga ati nakuboneye akazi nyine ko akunda abashyira babaganira aravuga ati shira wanjye nakuboneye akazi gufata urugendo ukagenda utazi icyo ugiye gukora wowe uri muri babandi bari seriye oya none se reka nkubaze nari mfite shira ni boyfriend wanjye deja sibyo ntabwo navuga ngo nagiye ntamuzi nari muzi kuko yafashe umwanya wo aviri aza kundeba mu Rwanda nase urumva kubera iyo umuntu akubwira ngo nakuboneye akazi nakubwira ubwoko bw'akazi ukemera ukagenda ariko wese kuki yavuye aje kundeba kuki njyewe wenda tuvuge ko nagiye ku rwego rw'akazi urwo cyangwa rwo kumusura kuki njyewe ntanava hano ngiye kumusura nyine ni uko byagenze tu niyo story ye byagenze hanyuma noneho upanze noneho ushatse ibyangombwa mu rugo ubabwiye ko ugiye mu rugo nababwiye ko ngiye gukora ko nabonye akazi ngiye mu kazi ugiye mu kazi ugezeyo akazi usanze utagashobora wenda tutaragira wenda ugarutse mu Rwanda ubwo hagati aho ngaho turaza kuhagarukanaho mu rugo wababwiye ko byagenze biteka akazi wari ugiyemo ariko mu rugo bagomba kubyumva ko umuntu agenda agiye mu kazi so akazi kakanga kagaruka nose bari bazi ko ntazagaruka nyine babonye nje barambaza ati bite akazi kutagakora nababwiye ati akazi ntabwo bikunze yego nibyo nose ubwo bambaza ibiki bite
ya nababwiye ko bitakuze by'akazi. Okay, ugeze muri Amerika wenda watubwiye ngo aza mu Rwanda ntago mwaryamanye ariko noneho mu gihugu kitari icyawe wagiye umusanga aho hanaba ho noneho ibyo bintu ntago nakono bya bitarabaye kukaba ari ukunyinjirira ntago byabaye kukaba ari ukunyinjirira nyine tugira ngo tuganire story yose kugira ngo n'abantu bazawenda nabo hari no kuba ko twagiye tuganira story ngiyi ugasanga n'undi muntu byabayeho byagenze nguko ngoko ariko nyine ku muntu yumva ukuri n'umuntu utabeshya abantu umuntu yakumva ko se wagera muri icyo gihugu cy'umuntu utazi ari ubwa mbere ugiyeyo ukarara ahantu bugake nta kintu cy'umuntu yumve na bwa rwego rwavuze ngo umuntu aba ari seriye tubisanisha twumva. Of course nyine ibintu na nyine ibintu byaba ariko ntabwo ari ngombwa kuba umuntu kuba byarabaye ariko si ngombwa ntago mbizi reka kubimatiza ko byabaye ntago mbizi gusa ibyo ni ibanga ry'umuntu. kuba yarakubwiye ngo no gukina porono kabyanga bihuriye no kuba utabishobora bihuriye no kuba n'indangagaciro zawe. So njyewe ndi umunyarwanda kandi ndi umwana w'umukobwa so rero ntago mfite famiye mba mu rugo deja sibyo ntabwo rero umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi ari kugenda bisa nko kwiyandarika ugiye gukina ibintu by'amaporono amafaranga ariko kandi amafaranga nta kazi na kamwe utakuramo amafaranga ariko akazi wakuramo amafaranga wabanje no kwiyandarika kandi imagine gusa ubwo buri kwiyubaha cyangwa buri kwitesha agaciro no gutinya kamera kuko bijya public kusanga se n'ababikora kandi nta kintu binjiza ntabwo ari gutinya kamera kusanga ari ababikora nta n'icyo binjiza simbizi gusa kuri njyewe ku giti n'uburyo narezwe n'uburyo nakuze ntabwo ibyo bintu byashobokera ntabwo byanabaho ntibishobora no kubaho mu buzima. Uravuga uti bitewe n'umuryango nakuriyemo n'indangagaciro zanjye sinakina porono kubera amafaranga. Iyo urebye muri rusange urubyiruko wenda n'ubukene baba bafite no kugukenera amafaranga usanga nk'icyo cyemezo bagifata ari benshi baba bagifite ariko njyewe ku giti cyanjye ndimo ndavuga njyewe ntabwo byanshobokera nubwo byakunda ni ukuri sinshobora no kubirota habe muri Amerika wamazeyo iminsi ingana? Muri Amerika namazeyo nk'iminsi 5. Iminsi 5 mu bana wabaga hagana he? Twari kumwe of course. Mwari kumwe mu minsi 5. Hanyuma ibimenyetso byatangiye kwereka ko umugabo ashobora kuba noneho byandi yari seriye yarakubeshya tutagira kukubwira ngo ashaka gukinisha porono. Ni bihe bimenyetso watangiye kubona bisa nawe ashobora kuba atari seriye bikurikije ko wamubonaga aza mu Rwanda? Erega kuba naramubonye ko ari seriye byo ntabwo kuko uko twaganiraga n'uburyo twari tumeze yari seriye pe sibyo ikibazo cyabayemo cyo kunshakira ako kazi kameze gutyo nicyo kintu cyose cyagaritsa ibintu byose nicyo kintu yakubwiraga ko porono uzayikinana nawe yakubwiraga ko hari undi muntu yagusobanuriyeho details? No, njye yasobanuriye ko ariko kazi ariko ntago nitaye kumenya ngo tuzayikinana nandi gusa napfuye kumva ibyo bintu bitanumva mbabaye cyane sinamuha n'umwanya wo kunsobanurira. Uhita wumva wabaye cyane? Ese umuntu gucira igitekerezo cyo kuvuga ngo twazakina porono yabitangiye mu yahe magambo mwari mu kihe kiganiro? No, twari twicaye nyine arambwira ati baby ngaho mbwira rero kakazi. Ubwo wagezeyo wenda muvuye no gutembera nibwo yahise nyine ambwira ibyo bintu by'amaporono ambwira ngo ibintu nshobora gukina nyine nawe yabanje kugira isoni arambwira ati sheri urabona ibintu byose ni amafaranga nyine atangiye kunyigisha so nyine finale ahitagwa nyine muri ibyo bintu ngo ni amaporono ndambwira what yabimbwiye nyine turi kumwe so numva nyine ndababaye byatari sinamuha n'igisobanuro kivuga gutyo gusa nahise numva mwana numva ndababaye sana ariko umaze gusa naho byanze
wenda bitewe n'inyungu wenda runaka yagutakaza yaragukeneyemo bitewe nuko yari yakojeje tike n'ibindi bya bintu byose ubwo buzima bwaho nga muri Amerika bawusa n'ubunahenze ne wenda naho mwatemberaga n'ibyo mwaryaga byose byara amafaranga wenda yateganyaga wenda no kuzagukuramo bitewe no kugukinisha iyo porono umaze kumubwira ko utari bubikore noneho reaction yagize yari iyihe ntabwo nyine yarango baby nyine byari n'iby'abahungu nyine byari iby'abahungu se cyane n'iby'abahungu ni bose babigira nyumva basi nyumva gato ureke kwita actinga no ibintu nk'ibyo ndambwira no nta kintu na kimwe nshaka kumva aka kanya ndashaka kumva icyo nshaka kumva ni ukumva ko natashe ndi mu rugo iwacu watashe uri mu rugo iwanyu ntabwo yigeze ambwira nabi ngo cyangwa ambwire ngo no gusa nyine nibyo njye nta mwanya namuhaye nahise ndakara wahise urakara none se nyuma yo kurakara nta mpungenge wagize uvuga uti sini no mu gihugu cy'iwacu kino gihugu ni ubwa mbere ngigezemo wenda sinzi niba ari ubwa mbere wari uhageze ni ubwa mbere wari uhageze oya ntabwo ari ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere aho wari ubafitiye abandi bashuti ku buryo uvuga uti uyu muntu ashatse no kumfungirana cyangwa se kugira uko amfata no ku ngufu cyangwa akabinkoresha ku mbaraga yego ufite abantu tuziranye ufite abantu muziranye ariko nyine ntabwo gahunda yari intwaye yo kujya kureba abo bantu then njye nahise mubwira gutyo gusa ubwoba ntabwo bwabura nagize ubwoba ariko ndavuga ati ngomba kwihagarara ngize amahirwe mbona nyine bigenze neza ndagarutse ni ubuhe bukene wagira ni ikihe kintu cyakubangamira cyatuma ukenera amafaranga ku buryo wakora ikintu wowe wita ko kidasanzwe ubukene icyo kintu cyaba ari nk'igiki sugo ni igikira ku buryo nakora ikintu kidasanzwe ubwo bukene bwo ni ubuhe koko nta bukene na bumwe nageraho ku buryo nagera ku rwego rwo gukina porono oya wenda sina porono ikindi gikorwa wakita wowe wenda nk'ikigayitse wowe ku buryo uvuga uti byanze n'iki kintu nakora nta yindi option nta yandi mahitamo ufite ni ikihe kintu uvuga uti nakora nta yandi mahitamo ufite byanze nta yandi mahitamo nabwo ari finale kuri finale ariko byanze nakora mu kabari wakora mu kabari yego kandi ubwo nyine ndavuga ati ngo byanze niba ngo uzi ko warayo ntungwe wakora mu kabari mbese ukora mu kabari ni ibintu birenze ku buryo ubyita guta umuco ku buryo uvuga utari yo mahitamo yanyu nabikora kuri njyewe ntago byakunda iyo ubonye umukobwa ukora mu kabari umufata gute uvuga ko yataye umuco oya sadepa na buri muntu ku giti cye n'ibyo yimagine n'uko abayeho n'ibintu ntabwo ari uguta umuco ariko kuri njyewe nyine kuri wowe ntabwo wabikora hari ibibi se uzi bibera mu kabari ku buryo uvuga uti bibwira ntabyo nzi pe kubera iki se uvuga ati sinabikora uzwi numva ngo ugiye kumbwira ikintu gikaze ntabwo mbikunda ibintu by'akabari nta yandi mahitamo wanibwo wakora none se ureka nkubaze wowe gukora mu kabari wumva ari ibintu byiyubashye gukora mu kabari ibintu byiyubashye ntabwo mbizi ngewe ntabyo uzi rero niyo mpamvu uzi ariko wakabari ukora mu kabari uri umwana w'umukobwa ni ibihe ni nk'ibihe umuntu wese aba yemerewe kuba yagusuzugura agafata uko yishakiye umuntu wese ava akagera aba yemerewe kuba yagusuzugura agafata uko yishakiye ni ukwangarira agasuzugura mbese mu kabari ni abantu biyubashye bazamo abantu bose bazamo pe ntabwo bivuze ko batazamo ariko nyine njye ntabwo mbikunda buri wese ashobora kuza numva ngo ugiye kumbwira nk'ikintu kirenze buri wese yaje mu kabari agusuzugura ariko wa mugani wawe nyerekeza ko n'abakoramo wenda ari uko baba barabuze ikindi bakora wenda ntabwo mbizi not sure yuko baba barabuze ibyo bakora gusa buri muntu wese agira amahitamo gusa uri umuntu sibyo uri umwana w'umukobwa ufite amikoro yego nta kibazo ufite ntabwo wapfa kujya gukora mu kabari ariko nawe uko nyine ubuzima tubayeho hano hanze ufite amikoro kuko nayo mfite ukuntu usa nta kuntu mbwira ko udafite amafaranga fone keza ufite ukuntu mbabwire amikoro nayo mfite gusa amikoro ya mbere nabwo aba mu mutwe aba mu mutwe
kuba umuntu yaba afite mu mutwe gusa yabihagije se ufite mu mutwe ufite mu mutwe rero udafite amafaranga wakora ibintu bikagenda ujya ese urumva mu mutwe gusa yahagije none se reka nkubwire sibyo nimba wambaye n'urugero urukweto sibyo yego nk'urwo rwawe ntacyo mu mutwe wowe kumva iyo nkweto yawe wayiguze amafaranga irahenze nyine nangaye niyo mpamvu natwe tubikorera twabonye isa n'ihenze iyi se irahenze cyane nyine watubwiye how much iyi siko ndayibuka ntabwo ari ibintu byatana ariko saa yawe se cyeka niba atari umusore wakaguhaye ukaba utinya kubivuga ni gift nyine yahangaye ntabwo ntabyo waryo kane waryo kutabwirwa ase nema arabeshya Wisilamu weshya wowe ko utubwira yigura ngahe ibintu se byatanye iyi ihagaze $300 amadolari 300 ubwo ni ibihumbi 300 mbese ugiranyije nkawe uhagaze amafaranga ako gakanzu iyi niyo telefone byose utubarire n'uwo musatsi n'utwo duherena okay angahe gusa miliyoni nirimo ko misengera ubwoba ugishkuri nuko tubwiza ukuri okay twagiye amadolari inkweto amadolari 300 ikanzu 500 amadolari 500 umusatsi desa amadolari desa uduherena ijana amadolari 100 okay rinete rinete so wambwiye rinete se ijana rinete ni amadolari 100 iyi telefone yo nuyivuge bereka abantu ariko kereka abantu turebe ni na iPhone se na iPhone kangahe 11 iPhone 11 wayiguza ngahe se nabonye akantu ka Samsung ngira ngo sigaye zitirana ntabwo mbivuze nta muntu watwumvaga nabivuze gake nabonye ko kasana ka Samsung nawe kumbi na iPhone iyo nangahe ayo mafaranga rero ubizi kwigura ntabwo mbizi nose ko nayifite ino gatushe yanyu bana iyo nangahe iyi telefone irahenze ayo mafaranga rero mu mutwe urumva ntabwo nabishobora kandi itabaze karikireta inkweto amadolari 300 amadolari 300 ni ibihumbi 300 guteranya ikanzu y'amadolari 500 ubona amadolari 800 guteranyaho umusatsi w'amadolari 100 ubwo na 900 ugateranyaho rinete z'amadolari 100 ni miliyoni imwe iyo ni miliyoni oya ntago birarangira umwenda w'imbere se wo nangahe oya okay ubwo bibaye amadolari 1000 nta kintu dusimbutse ariko byo byose yarenga rine amaherena amadolari 200 so gusa amadolari 1,200 miliyoni n'ibihumbi 200 ubwo tutabaze n'undi mwenda ushobora kuba nawe uri mu madolari miliyoni n'ibihumbi 200 ni amafaranga ugendana ubu ngubu uri minsi mu cyaro cyangwa ikibanza mu bice bya Zandera aho ngaho wallahi urahenze kabisa mimbere siko nakantu karemo biterwa n'iki niko babishatse niko babishatse ariko n'abantu ngo bibangamira tu kwambara sutiye aho nawe bibakubangamira oya nuko njye nabishatse sadeko n'imyenda nambaye biterwa n'imyenda wambaye cyangwa n'undi biterwa nuko amabere bufite abari matoya n'umuntu akabona nta kintu ari bufate oya ni imyenda nambaye ni imyenda wambaye iyo ngiyo nayo ishobora kuba impamvu kuba wenda waba ufite nk'amabere matoya akabutse n'undi yafata yego hari n'abantu nabo nyine njyewe ntabwo ari byo ntabwo ari kuvuga ngo ni amabere mato cyangwa ni manini njyewe biterwa n'umwenda nambaye biterwa n'umwenda wambaye okay hari imyenda wambara niwe ukenera situye okay hari n'abakobwa bajya bavuga ngo hango y'umuntu se ngo ari umuntu ngo batajya bambara ngo imyenda y'imbere nanjye ndabyumva nawe urabyumva ariko simbizi ntabwo ujya ubikora se wowe oya nawe ubyumva gutyo nanjye ndabyumva zimwe mu mpamvu ujya wumva se neza nta n'imwe ariko wa mugani ni kimwe nuko nawe nasutiye wenda irimo
si bijya gusa ubushake bw'umuntu umuntu nyine ku giti cye yashatse ikintu ntabwo agikora iyo gishatse aragikora muri za ndangagaciro watubwiye se ubwo urumva bikwiye ko umukobwa w'umunyarwandakazi afata urugendo nta kenda k'imbere karimo ntabwo bikwiye ntabwo bikwiye pe akenda k'imbere baba bavuga ariko ntabwo sitiya yiwe ari ibivugo nose imyenda y'imbere ubwo ni byose nose byose si imyenda y'imbere byose ni imyenda y'imbere nese we ko wafashe urugendo nta gasitiye karimo aha simbizi bikakunshanga utwo tuntu se twitwa gute utuhe utwo ngo turimo gukora sha simbizi nange ni akadizayini ukuntu ni umuntu wakakudodeye ufite umuntu usi kubwira uko wambara cyangwa ni wowe wihitiramo njye nyine ni njye wihitiramo ni wowe ubyihitiramo nari ko ufite nk'umufashion designer kubwira ngo uyu munsi urambara gutya oya njye wihitiramo hari abantu bavuga ngo cyane cyane nk'abakobwa ngo mu gihe usanga umuntu yambaye umwenda nko ku nshuro ya 5 agashyiramo akabona wapi n'ibijyanye akagerageza nabijya bikubaho guhitamo umwenda byagoranye byatari abamwe ati ngiye muri nko ku nshuro ya 7 nibwo mbonye ko bimbere ajya guhitamo umwenda umva wowe se wambaye nko ku nshuro ya kangahe ngo akajya ndiyambarira uriyambarira wowe ngo washyize muri mwe tubona bintu ni fresh yego njye mba nateguye ndavuga ati uyu mwenda ndi buwambara uyu munsi aho ngaho biterwa no kuba batateguye so bikunze kuba ku muntu utateguye imyenda ari bwambare cyangwa ku muntu utari umusirimu maybe kandi wari umusirimu umusirimu ni umuntu wese gute se ariko umusirimu bitewe n'ukuntu usa urasa neza umusirimu bitewe n'ukuntu umuntu asa no mu mutwe no mu mutwe umusirimu mu mutwe si ubwo bipima gute kapasite yo mu mutwe abantu bayipima bate umusirimu mu mutwe ni wa wundi utabona ikintu ni urugero abonye umukobwa wambaye mini arahagaze araseka ye baba we ngo reba uyu muntu wayi ariko arabambara mini bagakabya kabisa ku buryo ahantu hose akira hari abakabya ariko nimba ubibonye komeza umve ko bishoboka umva ko atari ibintu birenze bibaho umusirimu ni wa muntu ubona umuntu wambaye akamini namenye ko ari ibintu birenze ati ni ibisanzwe n'urugendo rwe rugakomeza ukahita wikomereza ahubwo uwo muntu aba yarakuyeho uwo muntu nta muco aba agifite simbizi ariko nyine umuntu umusirimu nyine ese ubundi kugira ngo umuntu abamutangarire ngo yambaye akantu kagufi ugereranyije uwawe nawe yambaye nk'akaba kagera cyaba yambaye kagufi cyane ugereranyije n'ako kawe nayo wambaye ibyo byawe ni birebire oya buriya ikanzu iyo yambaye hari ahantu uba utagomba kurenza nkahehe ariko ni urugero ugiye kwambara ikabutura tufata bita buci utubuci yego tugera hejuru y'amavi hejuru mu kirere kandi imagine bari mbwiza ukuri ubwo urumva utabambaye ubusa ese ubwo nawe ubwo nuvuye muri ba basirimu nyine oya ariko wambaye nabo ugakabye nyine urabibona ubundi urabibona wambaye ubusa aba yambaye gute aba yambaye ubusa nyine yakabije ubundi urabibona urabibone witambukira ureka guhagarara ngo uhagarare ariko hari n'abambara bashotorana ahanini si abasore bakunda guhagarara se sinzi birashoboka ntabwo uzi abantu bahagarara bareba umuntu mbese nk'umukobwa wakambara akantu kagufi undi mukobwa agahagarara akakureba ntabwo ibyo mbiziho ni abasore babikora ariko ubwo urumva nimwe muba mwabashotoye nose wambaye ibintu birebire yakubona ariko se niyo twiganirire ubundi bavuze ngo agapfundikiye gatera amatsiko baba bashatse kuvuga iki ko ushobora gusanga umuntu wambaye ibirebire haciyeho ntihagire uhindukira wambaye ibigufi bagahindukira agapfundikiye gateye amatsiko ni kuba bahindukiye cyangwa batahindukiye nibyo baba bavuze ko batahindukiye uwo batahindukiye we ateye amatsiko ateye amatsiko cyangwa ntayateye ahubwo niyo mpamvu batamuhindukiriye uwo batahindukiriye bateye amatsiko kuko uriya bahindukiriye nyine yarabifite tu abibonye deja nose urumva utabibonye nyine yahindukiye arareba si uriya rero utarebye ntabwo ni abantu ikintu cyitwa ubusa abantu barakitiranya umuntu wambaye ubusa ni umuntu utambaye ikintu na kimwe ibyo ntabwo mbiziho pe mbese iyo tubwiye ngo umuntu wambaye ubusa ni umuntu wambaye akantu kagufi urumva wowe utatubeshya oya ari kwambara ubusa nyine ukambara akantu kagufi cyane kwambara akantu kagufi ntabwo ari ubusa simbizi wowe niko ubifata ariko waba umugani wowe urimo uravuga nkawe
n'abandi bajya muri comment nabo bakatubwira ngiye ku giti cyawe yego ku giti cyawe umuntu wambaye ubusa n'umuntu wambaye ubusa n'umuntu wambaye ubusa nyabusa ubusa nyabusa ubusa nyabusa nta mwenda n'umwe yambaye. Okay, aho ngo ni wa muntu wambaye ubusa yambaye ubusa ku giti cyanjye niko mbibona. Yego nanjye no ako umuntu nimba yambara umwenda akumva uramufitiza akumva arawufirinze ukuntu ukumva arawukunze akumva muri waraberewe why not ko wamujajinga umujajinze gute si nk'ibyo ngo yambaye ubusa gute mureke nyine yabyiyambara ikora ko yabikunze so rero ntago aba yambaye ubusa kuko arambaye deja abantu rero barabyitiranye cyane kabisa. Ubundi muri iki gihe umuntu asigaye akora ubundi reka nkubwire kora ikintu kikurimo wumva kikurimo pe ukunze n'umutima wawe apana gukora ikintu kanaka akunze kubera ko ari kanaka ugikunze kubera ko ari kanaka ariko none tujye twibuka wenda ko turi muri societe kuba wenda wakora ibyawe utagendeye ku bandi nabyo bari ingenzi ariko se ku buryo wavuga ngo reka nambara uko nshaka no muri societe kugira ngo kubera ko abantu kugiye kubikora umva ubwisukire nta n'ikintu kimwe wazigera ugeraho ngo ukora ikintu kubera ko ugishaka utitaye kuwo cyangiza ubwo kimwangije ute icyo nyitaho kucya ndeba yareka kundeba bikamuha amahoro cyakoze ufite nka boyfriend aho nawe reka ngaruke ufite nka boyfriend cyangwa ufite nk'umugabo kuko umugabo respect ugomba kumwubaha ko ni umugabo nyine cyangwa boyfriend respect nawe ugomba kumwubaha kuko murakundana. Uwambaye ikintu akakubwira ati sheri iki kintu wambaye ntabwo ari cyiza birumvikana ko wakireka. Umubyeyi kandi umubyeyi ni ubanza hanze umubyeyi agakurikiraho umugabo wenda cyangwa na boyfriend nabo bantu bumva abantu bakubonye bambaye ikintu bakubwira ati umubyeyi akakubwira mukobwa wanjye cyane kuri wabireka abo ngabo babiri batavuze abo bantu batabivuze n'abandi bo niyo bajajinga bakavuga ibiki nubwo bavuze ikondera ntacyo bindeba pe ubundi ku buzima bwawe ibyo bihura he no gufunga umutwe se none se undi muntu wo hanze yaza akambwira ngo wone wambaye mbabwira gutya nta kintu yakubwira ubwo wazumbwira iki ahubwo nema ariko ujya ugerageza nyine nk'umushuti wawe best friend bisanzwe kazi kubera ko nema wambaye utuntu tugufi cyane wakabije ntabwo namubwiye okay samia sinamubwira nabi sinamubwiye samia ukabikosora akabitegereza akabibura ariko ntabwo yavuze ko ankwiye kuri wa mwenda ndongera nkawambara ahubwo bishobotse nawe usubiramo bike bwawe nkawambara mbobana ubundi ikintu cyica abantu ubundi umuntu ajya kwigurira umwenda ikintu cyica abantu ni uguterana n'umuntu amagambo nicyo kintu kigiye umuntu imba akubwiye nema iki kintu kuki umusubiza mubwira ati okay merci murakoze kutubwira ubutaha tuzabikosa ikindi ibyo birahagije nawe ku giti cye arishyura kuko uwabwiye abashaka kumva ese ubundi biterwa n'iki ko umuntu ashobora kujya kwigurira umwenda ari we wiyiguriye yanawe yishyuriye amafaranga ye wowe ukaza kumubwira ko ari mugufi nyine ni cya kibazo cy'amaso imana yaduha siko amaso ubundi biradefiniza no kuvuga ati nyine n'ibiriya byose arareba ese wowe mu nyurabwenge zawe tugiye twiganirira nk'abantu ubona ko tugere no kuri urumva na cyane ko numvisha usa n'unagira ukuri iyo umuntu ari mu bantu yambaye nyine utwo tuntu tugufi ashobora kubyambara atiziho ku bwiza atiziho igice cy'ingenzi ashaka kwereka abantu gusa yaba yerekana iki gihe haje ibintu byo kwiyakira abantu bakuye abandi badafite ubukwe oya banza wiyakire wambara ikintu umva muri iki gihe abantu ntabwo bacyambara ibintu ngo bateye neza ngo basa neza ngo yambaye ubusa kubera ko afite amaguru meza no cyambere ni kwiyakira yambaye tumwingere kubera ko afite ikibuno kinini oya nimba umuntu akunze umwenda aba agomba kuwambara akavuga ati umwenda udashobora ugomba kuwambara wenda gisohokanye n'umugabo we akamubwira ati sheri uyu mwenda ntabwo mukunda sava ashyira hasi uba warawuguze sheri adahaye se birashoboka na rero birashoboka ko ushaka kugura umwenda sheri adahari wawambara hari n'igihe ugura umwenda ubona ari sawa ukawubika wagera igihe cyo kwambara wenda waranabyibushye maybe ubundi ugaterura amabuno agaterura umwenda ugasanga ikintu wumva nk'umubyeyi cyangwa boyfriend watakubuza ni iki
natambuza mu kazi ntabwo yakubuza akazi ko gukora mbona akazi gukora ngombwa ko gakora ntabwo umugabo yakubwira ati ariko sheri kari akazi kareke n'urugero umugabo cyane cyane ku bagabo n'ubwo umugabo akakubwira ati sheri wareka kari akazi ukaza ukicara mu rugo ibyo ntabwo okay dutanga urugero kuri ka kazi watubwiye wakora kubera amahitamo ya nyuma ukora mu kabari umugabo akakubwira ati sheri rero bya byo mu kabari abagabo baza basinze n'iki banagukoraho simbishaka ngo ino mu rugo tuzaryaho nkorera agwa byemera so aho byaterwa niki dufite amikoro shoko no kuba adahagije cyane ariko kugira ngo umugabo yiha agaciro ntabwo nabikora cyambe adagije rege cyambe ubundi icyo bita kuganiriza umugabo muganire neza sibyo umuganiriza umubwira ati nakubwira ikintu ikibi ubundi cy'abagore nangekanishira cy'abagore kibi cyacu nuko umugabo avuga kamurenzo kavuga ati umugabo kubera ko nyine nta mikoro ahari yahagije wagiye gushaka akazi nibyo pe wabaye intwari washatse akazi wakabonye ko mugabo wabaye intwari ariko nimba umugabo bitekereje akavuga ati ubukene ntabwo aribwo bwatuma umugore wanjye yiyandarika kaze mubwira bireke sibyo so ntabwo rero wahita umubwira ngo kubera ko nta mikoro umugabo afite kubera ko nta mafaranga ya mikoro ngo reka kubera ko ambwiye ngo ndeka akazi ngo reka musuzugure mugire gutse no uramwubaha mukicira mu kaganira ukamuganiriza umugabo ukamubwira ati se sheri kubona ibintu bimeze neza ko aho nkora ari njye uhazi ko ngomba kwihesha agaciro nka mukanaka wareka ngakomeza akazi nase umugabo muganije gutyo muri babiri yabyanga kandi ne uzubaka ntago mbizi okay twigaruke kuri ya story yacu tugana no ku musozo tuba twiga wenda tugaruke kuri ya story yacu hanyuma umutipe wawe yakujyanye muri Amerika ugezeyo akubwiye ko akazi ariko guha no gukina porono uramwangiye ufashe no mwanzuro wo kuza waje yabyakiriye none uko bishoboka nyuma yo kuvayo byagenze bite communication yarakomeje so nyuma yo kuvaho nta kindi kintu twari gukomeza kuvugana nawe mwese murangizanya twese turangizanya wahavuye atarabyumva ko navuye atarabyumva arimo anyiskizaho ariko naskize indi nashakaga sibyo gutangagira mu rugo nicyo kinasaba Imana ngize amahirwe ndataha ngera mu rugo nta kindi kintu nta nubwo tukivugana naraborotse ahantu hose waraborotse yes byagusigiye rero somo cyangwa nihe nama waha urubyiruko ruhurira n'abantu kuri social media gutyo bakaba bizeza n'akazi gutyo isomo ryansigiye nuko gukundana n'umuntu utazi neza utamekinze shuwa neza kumuzi umuntu ukungwa ari hanze mu mahanga abantu bose bajya mu mahanga ntago ari uko ari abakire yego hari abajyayo bagakubitwa bagasaba ngombwa ko bakora bya bintu bibi batagakwiye gukora sibyo so rero gukundana n'umuntu ku bintu by'amashusho media cyane ntago nyine byansigiye isomo pe nta wundi muntu waza ngo mwaranterese ngo umushusho media ngo ndamwemereho ya gusa ntago ari byiza kandi ikindi so ushobora kumwemerera ariko ukabanza ukamakinga shuwa neza ko aje umuzi nyine ukamwinjira cyane ukamumenya bihagije ariko apana bya ni by'abakobwa ngo umuntu atuye muri Amerika afite amafaranga ngo umukire hanyuma tukahita twihuta tukagenda ngo arakubwiye ngo ngwino akohereje amafaranga ibintu nk'ibyo ntago ari byiza kuko iyo ugezeyo n'ahandi wumva ngo umwana ageze hanze abuza abayindaya arigurisha urumva mu gihe agakwiye kuba ari no mu Rwanda ntacyo yarabaye yari umukobwa mwiza gasanga ageze yariyandaritse yabaye bapfuye urupfu rubi sibyo gasanga nyine mbese abuze ikintu cyatuma nyine abona n'agaciro so rero inama nabagira abakobwa bagenzi banjye n'abandi bari bose niko tugomba kwiyubaha wahura n'uwo muntu kuri social media ntabwo nkubwiye kumenyana nawe ko ari bibi ariko ubanza umekinge shuwa neza yuko uwo muntu ari sawa yego nubona ko ari sawa wamekinze shuwa nta kibazo pe ni nk'uko wenda ngiye byambaye gutya ari nabo bahura bikagenda neza sibyo ariko tugende buhoro tujye kwita twirukangira ibintu by'isi tubanze tumekinge shuwa neza ko isi turi kujyamo imeze ute iteye ute uyu muntu usanze bizagenda ute ibyo bintu umara kubimenya ubuzima buzagenda neza pe niyo wenda ubuzima bwakugaruka nyuma ariko
warabanje gutekereza kabiri kwaho iyo wicara uravuga ati ibintu nabitekerejeho mbona yemeze gutera guca ubwo byanze reka ntangire ubundi buzima ntihangire nta nubwo ushobora kwiyandarika kuko ari ikintu wagiyemo ukizi ariko iyo ari ikintu wagiyemo utakizi bituma uhita wiyandarika rero kubera wabuze andi mahitamo ugasanga urabaye inzererezi mu gihugu cy'abandi ugasanga ubaye indaya ibintu nk'ibyo kandi bitari byiza bitari bikwiye no kukubaho deja nizo nama nagira abantu rero tugende buhoro. Okay, yitwa Nema. Turagushimiye cyane rero wakoze cyane kutuganiriza no kudusangiza kuri iyo story. Twizere ko n'ubutaha wenda tuzongera tukaganira no bitwemerera. Nta kibazo. Sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasigning out. So abantu nicyo nababwira ndabakunda cyane. Yego. Tubane neza nyine. Okay, fresh sana. Wakoze cyane kubana natwe, reka tugushimire nawe wari dukurikiranye kuri yawe TV mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Ibyo urimo gukora twizere kuba bikomeza kugenda neza no gukomeza guhirwa n'ibyo urimo bitandukanye. Nitwa Patrick, ndagushimiye komeze kunogerwa n'ibiganiro yawe TV ibikugeza umunsi ku munsi. Niba utakora subscribe urabikora kugira ngo nawe tujye twibanira buri munsi nta kiganiro kimwe kiguciza. Ndagushimiye, amahoro y'Imana bane namwe.